Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, like na share kugira ngo amasomo tubagezaho buri munsi ajya kugereraho igihe. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi twabashakiye ikizamini cyakozwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikizamini cyakorewe kuri site ya Ngororero. Tugiye kukibagezaho rero tunagikosore. Nk'uko bisanzwe rero, urafata ikaramu n'urupapuro, tugende dusoma ikibazo, noneho wowe urebe arufabe wagakwiye guhitamo uyandike, noneho dukosore. Uze kureba uvuga uti wenda iki kizamini ari njye bagihaye, nagombaga kugira amanota angahe. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. burenga toni 1, B. burenga toni 2, C. burenga toni 24, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho kuri ka gapapuro kawe rero andika arufabe wowe ubona yagakwiye kuba ariyo. Nizere ko twese twamaze kwandika igisubizo kuri twa dupapuro twacu. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko bisanzwe rero, twebwe aho basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, cya gisubizo turakikubwira kugira ngo we uramutse ugeze muri exame bakaba bagishyizemo uzabone uko ugisubiza. Hano rero niba baravuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bungana na toni 5. Toni 5. Ubwo igisubizo kiramutse kirimo wasubiza kuri toni 5. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A. kilometero 25, B. kilometero 70, C. kilometero 40, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe ubwo andikaho arufabe wahisemo. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi iyo bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba bavuze ngo ahatari mu nsisiro. Bibutse ko ahatari mu nsisiro ni ahantu hari umuhanda ariko hadatuwe. Ubusanzwe rero umuvuduko w'amapikipiki ahatari mu nsisiro ni kilometero 80 mu isaha. Hano rero niyo mpamvu basubije kuri D, ko nta gisubizo cy'ukuri kiri. Mbibutse ko iyi ari traffic rules, amategeko y'umuhanda. Iyi application yacu igira uburyo bubiri bwo kwiga, harimo kwiga ukoze imyitozo muri application, no kwiga mu buryo bwa groupe ya VIP kora rimwe. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu cyagiraga kiti: ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa
wa velomoteri mu isaha ni A. Kilometero 50, B. Kilometero 40, C. Kilometero 30, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni A. Igisubizo ni A. Ni kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiragira kiti: birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: A. Mu duhanda tw'amagare, B. Mu duhanda twagenewe velomoteri, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho noneho kuri ka gapapuro kawe andikaho alufabe wahisemo. Mbibutse ko iyi application iboneka muri Play Store. Ujya kuri Play Store ukandikamo Traffic Rules, ukayidawunirodinga, ubundi ukayisitara muri telefone ugatangira kwiga rwose. Ngaho reka dukosore. Hano rero igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'amagare no mu duhanda twa velomoteri. Birabujijwe kuhagarara akanya kanini, kuko uramutse uhahagaze ubwo waba ubangamiye abanyamagare n'abagendera kuri velomoteri, kuko waba ufunze inzira yabo. Hano rero igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo: amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira: A. Iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kubona neza muri metero 200. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibi bisubizo byose nibyo. Kuri ka gapapuro ubwo andikaho alufabe wahisemo. Bivuze ko hano iyo bavuze amatara maremare niyo matara y'urugendo, niyo twita amatara y'urugendo. Hano rero muri ibi bisubizo byose batanze, igisubizo kiri cyo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, icyo gihe amatara maremare ugomba kuyazimya. Igisubizo ni B. Ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo: ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: A. santimetero 25, B. santimetero 125, C. santimetero 45, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho andika alufabe wahisemo. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubusanzwe ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenga santimetero 75. Niyo mpamvu rero hano basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dukomeje n'ikibazo cya karindwi.
Ikibazo cya karindwi kiragira kiti uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa a. Feri y'urugendo. b. Feri yo guhagarara. c. Feri y'ubutabazi. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni c. Ni feri y'ubutabazi. Iyi feri y'ubutabazi ni iyihe rero? Iyi feri y'ubutabazi niyo twita feri ya moteri. Niyo twita feri ya moteri. Twese twumva izi modoka cyangwa se tubona aya makamyo tujya twita hoho. Aya makamyo twita hoho nubona ipakiye igeze ahantu hari kumanuka uzumva imeze nk'iri kugenda irapfuna. Iyo wumvise imeze nk'iri kugenda irapfuna icyo gihe aba akoresheje iyi feri y'ubutabazi. Hano rero ukurikije uko ikibazo bakibajije igisubizo ni c. Feri y'ubutabazi. Ikibazo cya munane. Ikibazo cya munane kiratubwira ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. a. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. b. Ku gice cy'inyuma cy'ikinyabiziga. c. Ahegereye inguni y'ibumoso. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ngaho tubwire igisubizo wowe wahitamo hano. Hano igisubizo ni c. Ni ahegereye inguni y'ibumoso. Iyo batubwira ngo itara ndanganyuma cyangwa se itara ndangambere ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere cyangwa se birebewe inyuma. Aya ni ya matara ucana igihe hatabona neza kandi ukaba wenda utari mu kinyabiziga. Ni ukuvuga ngo iyo uhagaritse ikinyabiziga ahantu hatagaragara neza ugomba kuburira abandi bayobozi baza bakigana ko aho hantu hahagaze ikinyabiziga. Aya niyo twita amatara ndangambere cyangwa se amatara ndanganyuma. Iri tara rero rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso. Hano igisubizo ni c. Ikibazo cya 9. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ryerekana icyerekezo. c. Itara ndangaburumbarare. d. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Kuri ka gapapuro kawe rero andikaho igisubizo wowe ubona ari cyo. Hano rero igisubizo ni d. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara ndangamubyimba n'amatara ndangacyerekezo n'amatara ndangaburumbarare ashobora kurenga abiri ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu rero hano igisubizo ari d. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiratubwira ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri
dukurikira: A, tubiri, B, dutatu, C, kamwe, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni C, ni nibura kamwe. Ni ukuvuga ngo mu kibazo rero, mu kibazo iyo batashyizemo ngo ijambo nibura, byanga bikunda mu bisubizo hazamo iryo jambo ngo nibura. Ariko murabona hano mu kibazo baritangije ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Niyo mpamvu basubije hano kuri se ngo kamwe. Ubwo ni nibura kamwe. Uduhanagura kirahuri rero ni turiya ubona tugenda twizungurutsa ku kirahuri cy'imbere cy'imodoka. Mu kinyarwanda mu mategeko y'umuhanda kiriya kirahuri tukita ikirahuri gihagarika umuyaga. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya 11: iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A, umukara, B, umweru, C, umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubuso bw'iki cyapa ni ubururu. Kuvuga ngo iki cyapa gifite ubuso busa n'ubururu. Ikibazo cya 12: iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ikizibuza kwiceka, kubera ko ariko zakozwe, ni A, kilometero 70 mu isaha, B, kilometero 40 mu isaha, C, kilometero 25 mu isaha, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe ngaho komeza wandikeho kugira ngo uze kureba amanota wari kugira muri iki kizamini iyaba ari wowe bagihaye. Hano rero igisubizo ni C, ni kilometero 25 mu isaha. Ikibazo cya 13: imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B, ahegereye inyamaswa zikurura, C, hafi y'amatungo, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Muri egizame rero umutego uba kuri iki kibazo, nibandika ngo mu nsisiro gusa, bakandika ngo mu nsisiro gusa, ukagisubiza uzaba wakishe, kuko tubonye ko ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose, cyangwa se kimwe n'ahandi hose. Mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Rero uramenya utazakora iryo kosa ugasanga bashyizeho ngo mu nsisiro gusa, akaba ari cyo usubiza. Oya, igisubizo ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hano rero igisubizo ni A.
Ikibazo cya cumi na kane. Ikibazo cya cumi na kane kiratubwira ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Kuri ka gapapuro rero urandikaho icyo wumva cyagakwiye kuba ari cyo. Hano rero igisubizo ni C. Ni kwitegura guhagarara. Ni ukuvuga ngo ubu murabona muri iyi shusho baduhaye harimo akaranga kerekezo k'ibara ry'umuhondo. Ubundi ku bimenyetso bimurika baratubwira ngo iyo amatara adakora ashobora gusimburwa n'uturanga cyerekezo dusa n'ayo matara. Ni ukuvuga ngo itara ry'umuhondo rero mu bimenyetso bimurika ritubwira ngo iki? Itara ry'umuhondo riratubwira ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso udahagaze akanya gato. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso udahagaze akanya gato. Ubundi ni ukuvuga ngo iri tara ry'umuhondo ritubwira iki? Riduteguza ko itara ry'umutuku rigiye kwaka. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu hano batubwiye ngo tugomba kwitegura guhagarara, kuko niba riduteguza ko itara ry'umutuku rigiye kwaka kandi itara ry'umutuku rikaba ritubwira ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, niyo mpamvu iri tara ry'umuhondo ahangaha ritubwira ngo kwitegura guhagarara. Hano rero ukurikije uko ikibazo bakibajije, igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Ikibazo cya cumi na gatanu. Ikibazo cya cumi na gatanu kiravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akerekana muvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ngaho tubwire ngo igisubizo ni ikihe rero? Hano igisubizo ni B. Ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona. Igisubizo ni B. Ikibazo cya cumi na gatandatu kiratubwira ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegeye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano rero igisubizo ni ikihe? Hano igisubizo ni C. Ni ugusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ugomba kumuha umwanya uhagije. Ni ukuvuga ngo uwo mwanya tuwusiga hehe rero? Kubera ko tunyuranaho tunyuze ibumoso. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe umwanya uzawusiga hehe? Uzawusiga iburyo bwawe, kubera ko wa wundi unyuzeho azaba ari hehe? Azaba ari iburyo bwawe. Niyo mpamvu rero uzamusigira umwanya uhagije kugira ngo ubashe kumunyuraho nta nkomyi. Igisubizo ni C.
Ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 ni icyapa. Bari kutubwira ngo iki cyapa kivuga iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Hano igisubizo ni B. Iki cyapa kiratubwira ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 nacyo ni icyapa. Kiratubwira ngo iki rero? Kiratubwira ngo icyapa gikurikira kivuze iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Ngaho ukurikije uko wize ibyapa, subiza utubwire iki cyapa icyo kivuga. Iki cyapa rero kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni B. Igisubizo ni B. Kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ni ukuvuga ngo mu byapa bibuza harimo ibyapa bibuza guhagarara umwanya munini n'umuto. Bifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'ubururu. Ibyo ni ibyapa bibuza guhagarara umwanya munini n'umuto. Ukurikije rero iki cyapa icyo baduhaye kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 19. Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano rero igisubizo ni B. Muri kubona iyi shusho ikitwereka, murabona ko ari umuhanda ushushanyije. Iriya mirongo yo mu muhanda iracagaguye. Umurongo ucagaguye rero utubwira iki? Umurongo ucagaguye uratubwira ngo umuyobozi wese abujijwe kuwurenga keretse igihe agiye kunyura ku kindi kinyabiziga, cyangwa se gukatira ibumoso, cyangwa se guhindura icyerekezo. Ni ukutuvuga rero, dukurikije iki kibazo batubajije, ruriya ruhande batweretse mubonaho akaranga kerekezo ruradufasha kunyuranaho cyangwa se gukatira ibumoso. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma, bari babajije ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano ngaho tubwire igisubizo. Hano rero igisubizo ni
A. Igisubizo ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kunyuranaho tunyura ibumoso. Kuvuga ngo twitiza igisate kiri ibumoso bwacu akaba ari cyo tunyuramo. Ubwo rero kuri ka gapapuro kawe ukurikije uko twabisubije, reba ngo ese iki kizamini ari wowe bagihaye uba ugizemo amanota angahe? Murakoze, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kudukurikira kuri channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules, kugira ngo ubane natwe amasomo yose tubagezaho ajya kugereraho igihe. Murakoze cyane.